Yesu ashimwe. Amazina yanje banyita Rumenera Willy. Kaba mpagarariye umuryango witwa Teen Challenge. Ni jewe directeur mu Rwanda n'undi muryango witwa Comfort My People. Abantu benshi banzi ng'umuntu ufasha urubyiruko kuva mu biyobyabwenge. Ariko uyu munsi sibyo dutindaho. Dufite abantu benshi bafasha urubyiruko kuva mu biyobyabwenge. Ariko kubera imyaka na experience tubimazemo, twasanze umuryango wose iyo umwe yafashe ibiyobyabwenge abantu bose barahungabana. Umubyeyi mama arahungabana, papa akahungabana, abavandimwe bose bagahungabana. Kandi twese twita kuriya muntu wahuye n'ikibazo. Ariko n'umuryango nawo ukeneye humure, dukeneye kuhumuriza. Rero tugiye kwigisha umuryango uko wakwitwara mu gihe bahuye n'ico kibazo. Iyo niyo contribution yacu tugiye gukora. Hazaba inyigisho zagufasha uko wakwitwara nawe, kuko ushobora gutegereza kuko umwana wawe akira ntakire vuba, wewe ugafa mbere yiwe, kandi nyuma yo gufa iwe agakira akanakizwa akaba n'umugabo cyangwa akaba umugore. Rero tukeneye gufasha mu Rwanda, mu bihugu byateye imbere za Amerika ni Buraya, n'ibintu bamazemo imyaka myinshi cyane. Iyi ministeri imaze imyaka 60 bafasha abantu kuva mu biyobyabwenge. Hari n'abantu benshi bafite abo bana tibashaka kubivuga, babigize ibanga, tibashaka ko bimenyekana. Baravuga ati bizavugwa hehe? Kandi mu by'ukuri nta kintu gishimisha mu buzima k'umwana, kandi nta kintu kibabaza nk'umwana. Ushobora kuba ufite nawe umugabo umwe ibiyobyabwenge, ushobora kuba ufite umwana umwe ibiyobyabwenge, ushobora kuba ufite umuvandimwe umwe ibiyobyabwenge. None ukibaza nabyitwaramo gute, nahagarara gute? Kuko nuhagarara neza bizakorohera, bizatuma nawe akira vuba, kubera kuko wamenye uko ubyitwaramo. Muri Biblia nta kintu na kimwe Biblia yasize. Nta kibazo kiri kwisi utashakira solution muri Biblia ngo kibone. Kera nta biyobyabwenge byabaga, ariko niho bigaragaza kuko ijambo ry'Imana rikomeye nuko rifite igisubizo kuri ibi bibazo bya none. Ikibazo cyose ukiboneye umuti muri Biblia ni umuti uhoraho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Isaya 40:31 riravuga ngo ariko abiringira Uwiteka bazahora bahabwa imbaraga nsha. Abiringira Uwiteka ni waiting. Ugomba kwiringira Uwiteka. Nimba wahuye n'umugabo uri mu biyobyabwenge, ugahura n'umwana, yaba ari umuhungu yaba ari umukobwa, ugomba kumenya gutegereza. Si kintu wakemura umunsi umwe kwijoro rimwe. Nta formule magique ihari wakora cyangwa buto wakanda ngo uwo muntu akire uyu munsi. Hari processes. Rero bisaba ngo wiringire Uwiteka. Umenye kuko uyu mwana mbere kwaba umwana wawe n'umwana w'Imana. Umenye kuko uwo mugabo mbere kwaba umugabo wawe n'umwana w'Imana. Umenye kuko uwo ari we wese muvukana ni wikorera icyo kibazo kizakuvuna. Kurya ntuzashobora kurya, kusinzira ntuzabasha gusinzira, kuruhuka ntuzabasha kuruhuka, n'akazi kazakunanira. Ariko hari ukuntu wiringira Uwiteka ukavuga, Mana, iki kibazo singishoboye, iki kibazo kirandenze, none ndakiguhaye, wewe urabishoboye. Ibyananiye polisi urabishoboye, ibyananiye amagambo urabishoboye, ibyananiye abana b'abantu urabishoboye. Nanje Mana n'umwana nabyaye ariko simushoboye, uyu ni umugabo nashatse ariko simushoboye, uyu ni umugore nashatse simushoboye, ndamuguhaye. Yesu wenyine yarabivuze, aravuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze munsange. Nta wundi muntu kwisi uravuga iryo jambo.
nuko yarazi kuko tuzaremererwa, nuko yarazi ko tuzahura n'ibibazo z'ibiyobyabwenge. Ugomba kumwizera, ukamwiringira, ukabimuha. Iyo ubimuha uraruhuka. Hari umugabo umwe kera cyane yaravuye ku murima guhinga, abona umuntu ufite imodoka, araza arahagarara, amuha lift ashaka kumugeza imbere. Uwo mugabo yicaye mu modoka afite ibyo yikoreye bivuye mu murima, abifata abishite ku mutwe, aricara mu modoka. Baramubwira ngo tura ibyo bintu ubishire hasi. Aravuga ngo hoya, kera mwamfashije, kera mwampaye lift, ngiye kwihuta, ngiye kugera mu rugo vuba. Rero nta mpamvu yo kubarusha, nta mpamvu yo kurusha iyi modoka, jewe ndakomeza nikorere ibyanje, ningeraho najaga ndasohoka. Niko abantu benshi bameze. Yesu arashaka kukuruhura, Yesu arashaka ngo ubimuhe, kuko kera nawe uri mu modoka yiwe. Rero uwo muntu, uwo mwana, uwo mugabo, uwo mugore, mushire hasi, bihe Yesu. Simvuzge ngo ube irresponsible, ariko intambwe ya mbere nukwiringira Uwiteka, nukumenya kuko niwe wenyine wagira icyo akora kuvuga ngo uriya muntu ahinduke. Ukavuga ati mana, sinzi aho yaraye uyu munsi, ariko aho ari mu byaha, aho ari kumwe ibiyobyabwenge, aho ari mu nzoga, uhamurindire, uhamuherama, umurinde gufa, umurinde satani kumwica, wewe ukaryama ukaruhuka, kuko uri mu munyenga wa Yesu. Ibyo ni ibintu tugomba kwiga, kuko tutabizize tuzagira abantu benshi barwaye, tuzahora tuvuza umuryango, pressure zizazamuka. Hari n'abazifuza gupfa, bavuga ati man, aho kubona umwana apfuye ahagaze, ndashaka ngo njyewe unduhure unyice. Ariko si yo masengesho, kuko urugamba rwose ni urugamba. Hari uko ugomba kwitwara mu rugamba kuvuga ngo uruneshe. Si satani ntafite ijambo rya nyuma, satani ntafite ijambo rya nyuma ku bana bawe. Satani ntafite ijambo. Yego ni ibitero bya satani, yego ni ibitero by'isi, yego harimo amahitamo mabi, ariko nawe hagarara neza, iringira Uwiteka. Hari irindi jambo hano rivuga mu Kuva 3:7. Ubwoko bwa Isiraheli bwari mu bubata muri Egiputa, noneho barataka cyane, baravuga ati mana, turi mu bubata, turababaye. Imana ngo yohereza Mose, iramubwira ngo numvise gutaka kwabo. Imana yumvise gutaka kwabo. Umubabaro wawe ntabwo Imana itawuzi, Imana izi umubabaro wawe cyane, izi bikukubabaza, kandi Imana yarakumvisha. Ariko kuvuga ngo bave muri Egiputa, hakenewe Mose, hakenewe kuko Imana yohereza ba Mose bazaza kubakuramo. Farao ntabwo azemera kubarekura byoroheje, ntabwo azabaha ababwire ngo mutware abana banyu. Hagomba kuba confrontation izahaba hagati y'Imana na Satani. Ariko nawe ureke kwiheba, ureke kwitotomba, ureke kumva kuko byararangiye. Umuntu wese ugihaye humeka haracyari ibyiringiro. Umuntu wese ukiri muzima, ubuzima agihaye humeka, yavamo umukozi w'Imana ukomeye, yavamo business w'Imana tufite, yavamo umuntu uzakora ibintu bihambaye bizatangaza isi. Kenshi njyewe narabibonye, aba bana babigiyemo no kubera imihamagaro ikomeye baba bafite. Satani arwanya umugambi Imana yari ifite ku buzima bwabo, akabaha ibizo biyobyabwenge ngo abice. Ariko wewe reka gucika intege, wewe ushaka kumufasha, wewe komeza wiringire, komeza uhagarare. Iyo ufashe ironji ukarikanda, havamo umutobe w'ironji. Iyo ufashe indimu ukayikanda, havamo umutobe w'indimu. Iyo ufashe
watermelon ukayikanda havamo umutobe wa watermelon. Iyo ufashe umukristo ukamukanda havamo kwizera. Ibi ni ibintu bagukanze. Ntugomba rero gutakaza ibyiringiro. Umenye kuko umubabaro wawe Imana irawuzi. Ugire kwizera kuko ikintu cyose gifite itangiriro gifite n'iherezo. Si wowe wenyine, yewe hari n'abaperezida babimwoye ariko babivamo barabireka. Rero mwebwe umuryango mwiringiro Uwiteka, muhagarare neza. Yesu ari kumwe namwe muri iki kibazo, arashaka kubaruhura, arashaka ko mubaho, timubeho mwumva kuko ubuzima bibaye uriya muntu gusa, ariko hari ibyiringiro. Satani azabatera, Satani azakubuza amahoro. Amahoro umuntu ayabona gute? Amahoro tuyakeneye igihe ibintu byose bimeze neza. Amahoro uyakeneye mu gihe cy'intambara. Amahoro. Hari umugabo wakoze test yahaye abantu ihushana, arababwira ngo ndashaka ngo munyereke amahoro, mugerageze munyereke amahoro uko asa. Abantu bamwe bashushanya inyanja ituje cyane, baravuga ngo aya niyo mahoro. Abandi bagaragaza paradiso, heza inyamaswa n'abantu bari hamwe, bavuga ati aya niyo mahoro. Abandi bagaragaza indabyo nyinshi cyane, nyinshi nziza, bavuga ati aya ni amahoro n'ibindi. Umugabo umwe iwe agaragaza ubwato buri mu mihengeri, buri gukubitwa hirya no hino, buri hafi kurohama. Abantu baramwegera baravuga ati wavangiwe, ibi ni ibiki wakoze? Wumvishe ibyo bagusabye? Wumvishe assignment? Ati nayumvishe. None amahoro ari hehe? Imihengeri, ubwato buriko burarohama ni hehe? Arababwira ati mutegereze neza. Bitegereje basanga muri ubwo bwato harimo abantu bafite ubwoba kubera uko ubwato buriko burarohama. Arababwira ati ndabibonye. Murabibonye? Turabibonye. None se amahoro ari hehe? Arabwira mwongere mwitegereze. Baritegereza basanga muri ubwo bwato hari umwana uri kumwe na mama we, araryamye mu gituza arasinziriye. Iwe kubazi ko ari kumwe na mama we, imihengeri ntacyo imubwiye. Kuba ari kumwe na mama we no kuruhama ntacyo bimubwiye. Arafite amahoro. Aravuga ati hano niho, uyu niyo mahoro, kuko yarafite amahoro igihe amahoro yarakenewe. Abandi bose babuze amahoro. Nawe kubera Imana, namwe kubera Imana mushobora kugira amahoro igihe abandi bose babuze amahoro. Nimugira amahoro, nimwizere Imana, Imana yumvishe gutaka, izabafasha, nibi nabyo bizagira iherezo. Umuvandimwe wanyu, umugabo wawe, umwana wawe azaba muzima kandi uzashima Imana. Ariko ugira amahoro. Amahoro ava ku Uwiteka. Si amahoro Yesu yaravuze ngo mbahaye amahoro, atari amahoro ise tanga, ariko ayo ntanga njyewe. Ngiye kubasengera rero, tuzongera ubutaha kandi bose bazabohoka bamenye Imana. Mukomere, Imana ibaho umugisha. Amen. Mana, ndagushima ku bantu bose badukurikiye. Ndagushima kuko utanga amahoro atari uko isi itanga. Hari abakeneye amahoro, hari abahungabanye kubera abavandimwe bagiye mu biyobyabwenge no mu nzoga. Ndagusabye urugo rwose bari kunyumva ubasange. Ni wewe wavuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze musange. Umumama uremerewe umuruhure, umupapa uremerewe umuruhure, umuvandimwe wese uremerewe umuruhure. Ni wewe wenyine ubasha kubaruhura. Turabizi kuko abavandimwe bababaye kandi barategereje. Komeza imitima,
ubahe kugutegereza wewe nubwo batabibona kuhaye ukora ariko bakwizere bakwiringiye ubahumurize ubasubize mu intege ubahe n'amahoro amahoro atanga nawe ni mu izina rya Yesu turagusabye tubyizeye amen.